hari indirimbo ntuzavuze ngo bavuga kutabyara ngo bavuga yuko utabyara ngo nibyo ariko ntawa bibatumye sibyo nibyo ariko ntawa bibatumye okay ni muri urwo rwego rero uri mu yirindwi ariko aka kantu kumve neza nawe nkurikiye ukumve karagufasha uri mu yirindwi umunsi wa kane hazanye inkweto yigana zaguhenze zaguzwe 27 arazica mu dupande uri mu yirindwi ariko uri gusengera umuntu bagiye gukora ibizami cya leta maze araza ngo dore ma ngo akira okay ndazifata ku munsi basi sorry umva nibyemewe se hanyuma uyu mwaka nabonyemwo imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe ariko mbonamo n'imbaraga za Satani mu buryo budasanzwe Satani twamufashe nk'akantu k'agapusi reka duhere kuri Satani dusoreze ku Mana okay Satani abarokore bamurwanya batamuzi nanjye nari muzi igice nakantu baza gutera umugeri bakakirukana nk'abirukana ipusi bagakandagira nk'abakandagira urushishi ariko Satani ngo kwa Jenara Yesu uri kumva bakazana ibintu byo kwirukana ngo kwa Jenara Yesu ngo kwa Jin ngo toka Satani usibye Imana yamudushoborera ni umuntu uzubwenge ni umuntu ufite ubuhanga ni umuntu w'inzobere afite tekinike hanyuma uyu mwaka nabonyemwo imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe ariko mbonamo n'imbaraga za Satani mu buryo budasanzwe Satani twamufashe nk'akantu k'agapusi reka duhere kuri Satani dusoreze ku Mana okay Satani abarokore bamurwanya batamuzi nanjye nari muzi igice nakantu baza gutera umugeri bakakirukana nk'abirukana ipusi bagakandagira nk'abakandagira urushishi ariko Satani ngo kwa Jenara Yesu uri kumva bakazana ibintu byo kwirukana ngo kwa Jenara Yesu ngo kwa Jin ngo toka Satani usibye Imana yamudushoborera ni umuntu uzubwenge ni umuntu ufite ubuhanga ni umuntu w'inzobere afite tekinike nimutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze mwebwe mwese mudukurikiye muri kureba iki kiganiro kigiye kubera ahantu hadasanzwe kandi nyiri kugikora cyangwa uyu muvuga butumwa wambaye mu buryo budasanzwe mbese reka mvuge ngo yabukereye mu buryo budasanzwe turi buze kuza kumenya impamvu nafande turi kumwe niwe tugiye kuganira reka dutangire tumusuhuza kandi tumuhereze ikaze mama Charlene mwiriwe neza kandi muraho nibyo ariko wambaye ibidasanzwe pe okay no guseka ni byiza ngomba no gutangira umwaka no kurangiza nseka yego mwiriwe muraho amakuru ni meza cyane umeze neza meze neza cyane yego twishimiye cyane kongera kukwakira nanjye ndabishimiye cyane kandi nishimiye n'abadukurikiranye niko bimeze uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye babandi bashyashya hari abaguze telefone ejo hashize hari bari abakuri kuyoborwa kubera ko wambaye uribwira abantu badukurikiye amenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro uwo bagiye kubana ni Mukeshimana imeri itanzwe ku izina rya mama Charlene ndi umumama w'abana 5 nkorera Imana mu murimo w'ivuga butumwa amen yego ni mama Charlene rero niwe tugiye kuganira ni munyemere dutangire tubasuhuza aho muherereye hose abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali muri diaspora mu bihugu bitandukanye Amerika muri Canada muri Australia ku mugabane wa Asia no ku mugabane w'Iburayi no ku mugabane nyine wa Afurika ariwo nawe twe duherereyemo mwese turavuze ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu kandi tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023 wowe ugiye kurangiza 2022 wabaye ufite ingorane urarwaye cyangwa urarwaje wizere ko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara kandi yaravuze ngo naho yababaza umuntu ntibikora iteka ahubwo igeraho ikamugirira ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe wababarijwe imyaka y'ibyago ikayivunja mu ibyishimo muri iki kiganiro ndi kumwe n'amaraso niko numvaga abantu bari gutambuka ndi kumwe na Isayi wo
kuri Komera TV uraho neza ndakomeye umeze neza cyane ubwo ndagira ngo abantu bumva mu ijwi ryawe batibaza ngo yateye aturuka oya abantu basanzwe bazi ko tuva indimwe okay turi kumwe na Mama Charlene kandi official ubwo ni ikiganiro kirishobora kuba re broadcast kuri Iyobokamana TV Komera TV no kuri Mama Charlene official maze ibintu byose bikaza bigenda neza rero tangira wifuriza abantu mwaka mushya muhire na Noheli. Okay nifurije abadukurikiranye aho hose abazareba iki kiganiro mukuri mbifurije kuzarangiza umwaka neza kandi mbifurije kuzatangira umwaka neza muzabone imigisha y'uburyo n'ibumoso ukuboko kwisumba byose kuzabaramburirwe kandi Imana izabahe iby'imitima yanyu yifuza mwebwe n'imiryango yanyu kandi nashakaga no kubabwira ko mbakunda turanabakunda cyane ngira ngo ni ibintu byiza wowe ureba ikiganiro nk'iki rero uri mu bihe byiza warasubijwe Imana yarakwibutse wateye imbere ujye ujyana na Yesu gutabara abababaye kuko yavuze ko wamuririmbye yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana hari abantu bakeneye ko mwabahabwa Noheli mu buryo butandukanye bakwibukwa Imana ikabagira neza ikunyuzemo abo bantu bazagusabira imigisha kandi uzawinjirana mu mwaka mushya w'ibihumbi 2022 na gatatu Mama Charlene yambaye gutya tumusanze ahangaha kubera iki bishatse kuvuga iki icyo bishatse kuvuga nateguye ikiganiro nakita ngo ni isomo ry'umwaka kizaba kirimo ibintu byinshi bitandukanye kandi nkifuza ko umuntu wese ku buryo nifuza ko namwe muzagishyira ku macano yanyu kugira ngo kizagere kure nifuza ko umuntu wese azakimenya ni ikiganiro cy'umwaka kireba ukijijwe n'udakijijwe kireba uwaguye n'ubirimo nifuza kuko hazaba harimo amasomo y'uruvange noneho kubera uburemere bwacyo n'ukuntu nifuzaga ko kigera kure ubundi abantu nyine n'abana beza ubu iyi ngofero yonyine ishobora gutuma baza kureba ikiganiro Mama Charlene yambaye ingofero abaza kunkubita no kunciragura bakaza ariko bakareba kuko burya barumva kandi naho wajyana akantu gato uba wumvise Mama Charlene noneho yambaye n'ipantaro ya gisirikare ibyo bikazatuma baza kureba noneho kwa kureba nkabyungukiramo bakumva aya magambo ari benshi niyo mpamvu rero nambaye muri ubu buryo kuko nzavugamo amagambo y'imvange ni nk'imvange kandi azagirira abantu umumaro niyo mpamvu rero navuze nti urabona nka Yohana hari imiterere yari afite kuko Bibiliya ivuga ukuntu yagiraga umusatsi mwinshi hanyuma akaba nyine ari umuntu umeze ukuntu kuko yiberaga mu butayu abantu rero yajyaga avuga ati ni mwumva ijwi ry'urangurura mu butayu bakifuza kuza kureba icyo kigabo nejo abaje batisha hari ikigabo gifite ibisatsi kireba nk'igisimba bakaza kureba icyo kigabo ariko bagatahana ijambo yego nifuza rero ko ni impamvu nambaye mu buryo budasanzwe nifuzaga ko abantu bazumva iki kiganiro cyane ko nibyo nzavuga kandi bifitanye n'isano n'ibi nambaye yego kuko nzavuga nzababwira ukuntu mu gihe cy'urugamba mu gihe cy'ibirori nk'ibi ubu ngubu abasivili ikintu kibari ku mutima ni ukwambara ni ukurya ni ibintu nk'ibyo noneho hakabaho kwirara kandi burya mu buzima busanzwe iyo umusirikare ageze mu gihe cy'ibirori nk'ibi we nibwo yitegura intambara mu gihe cy'amahoro ubu n'umutekano inzego z'umutekano zifite akazi nk'inzego z'ubuvuzi kubera yuko bo ntago bajya bagira ibirori nk'ibi baza bari mu myobo imbunda bazishyizemo amasasu ariko ubu bene wacu barazita niyo muzasanga batwaye inda ari benshi abantu bazakora ibyaha biruta ibyo bakoze mu yindi myaka kubera kwirara haduye rero burya nta Noheli igimukanga nta bonani mukanga kuvuga ngo urawurangije ntibimukanga manumva nabwira abakirisitu barwana urugamba ku buryo barangiza uyu mwaka nta cyasha kibarimo ngira ngo ni amasomo akomeye niyo rero yatumye wambara gutya nambaye gutya kugira ngo abantu bose baze ko wa mugore yambaye ingofero ngwino birebe unako utere comment birakureba ariko uratahanamo ijambo maze rero uhita ko ugera n'ikirenge mu cya Yohana uzamuka imisozi itandukanye uza mu butayu bwamera neza aho tugusanze niho naje ahangaha numvaga ntagikorera mu rugo cyangwa n'ahandi hantu
nuko bitanemewe ahubwo nari kujyana mu gihuru bye nkahita nyine oya ntabwo byemewe ibintu by'ibihuru byakuweho yego hano ni ubutembere ngira ngo ni birumvikana turi ku butayu bwamera neza ni hahandi abantu bakunda kuza gusengera uhageze wese ahazamurira isenge kugira gute aba bantu baza gusengera amera neza ntibyemewe ahubwo baza kuhatemberera nako ni hahandi abantu baza gutemberera sorry n'abakristo ariko baratemberera basi sorry umva ntibyemewe se ntabwo byemewe gusengera amera neza ni ukuza kuhatembera ni mu rwego rw'ubukerarugendo rwose nuza gusenga bazakwirukana uravano utazamuye isengero ariko se ubu naje ntarizamuye ahubwo aha ni ugutembera mu nsengero bazajya bajya iwabo ndushaho no gutanga iyo mesaje okay ngira ngo ni ibintu byumvikana mama Charlene wa 2022 yari muntu ki igiye kumusiga gute ni icyo ashima Imana ubundi hari umwaka urangira abantu bakawuvuma bamwe bakavuga ati puti sege warota ugiye abandi bakawuserebura ko ni wow muri uyu mwaka niho nabonye ibi niho nasubijwe niho byagenze gute imba mutima za mama Charlene kuri 2022 nibiki ashima Imana nibiki Imana yakoze 2022 na mama Charlene bitebye uwo mwaka uyu mwaka okay subi nyuma gato uvuze ngo arabawuvuma twigeze tujya kanyarira ari ninjoro kera bikemewe hanyuma nani hari umugabo aduhaye ubuhamya bwa kanyarira ngo yagiyeyo kubera umwaka ukuntu wamubereye nabi umugabo ngo aragenda yigira hepfo aho abagenzi be batamureba ngo arangije amanura ipantaro ngo amanura ipantaro gatoya arashamba twarasetse twese aho twari turi hanyuma uyu mwaka nabonyemwo imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe ariko mbonamo n'imbaraga za Satani mu buryo budasanzwe Satani twamufashe nk'akantu k'agapusi reka duhere kuri Satani dusoreze ku Mana okay Satani abarokore bamurwanya batamuzi nanjye nari muzi igice nakantu baza gutera umugeri bakakirukana nk'abirukana ipusi bagakandagira nk'abakandagira urushishi ariko Satani ngo kwa Jinara Yesu uri kumva bakazana ibintu byo kwirukana ngo kwa Jinara Yesu ngo kwa Jina ngo toka Satani usibye Imana yamudushoborera ni umuntu uzi ubwenge ni umuntu ufite ubuhanga ni umuntu w'inzobere afite tekinike kugira ngo ubashe kumumenya ni ukugirana ubushuti budasanzwe n'Imana nibyo kwirirwa birukana nk'abirukana agapusi n'akabeba nabonye ukuntu Satani afite tekinike akaza mu muntu akaza mu bikorwa bye kugira ngo akurimbure kugira ngo agucecekeshe kugira ngo agukure ku Mana ariko ikindi nuko nabonye Imana yacu iri hejuru y'imikorere ye amen nabonye ukuntu Shitani avuga ati uyu muntu kugira ngo muzinure Imana mukorera iki habona ukuntu anyura mu bantu burya ni impamvu turakarira abantu ukareba ukajya ubona kuko Shitani yitiza akambaro k'umuntu ukabona yitije agakwembe k'umugore akakambara kabisa gakenyera akanagereka akanyura mu mugore ukagira ngo ni umugore hari n'ukuntu yitiza agakositime k'umugabo akakambara tukampe nkambara ubundi muhamye yamara kwambara tukibwira ngo ni umugabo muri makeya aza mu ishusho y'umuntu rero niho na metrije ko abantu ntacyo dupfa ahubwo abayitije akambaro kabo ikintu rero namenye gikomeye namenye amayeri ya Satani akomeye ntarinzi hanyuma Imana yacu irarenze Imana tuyifata nk'Imana ituye mu ijuru rimwe na rimwe abantu banayisenga bakayisenga nk'abayihanantuza ahantu kuri ariko nasanze Imana itwegereye kuruta kw'imyambaro itwegereye Imana iratwegereye Imana turarana hahandi mu buriri tukabana hahandi mu rugo hahandi uryamye kwa muganga hahandi uri muri gereza hahandi uri mu bibazo uzi ngo ntireba burya irakureba isaha n'isaha ibiri no kugukurikirana kuko iryamye rimwe gusa twashira nabonye aho Satani yinjira mu bana banjye akoresheje abantu barabasaza basarira rimwe ari babiri muri uyu mwaka
barasara ibisazi bya bindi by'ibisazi ariko byo nyine umusazi weruye kurwana bya bindi byo gufata icyuma bya bisazi byo umwana yaragurukaga karenga igipangu akajya mu murima uri kumva hanyuma natangira gusenga bikavuga ngo ntago tugushaka kuri YouTube niko bambwiraga ngo ntituhagushaka ngo maze kudusenyera ibirindiro ngo wadutwaye abayoboke benshi niryo jambo bakundaga kuvuga ese kumbi burya ntago muhashaka natekereza igituma batahashaka ahubwo ubu nibwo niyo mpamvu ubona ntajya mpavu ntago nahava maze kumenya ko batahashaka dore twatumye ba runaka ngo have uranga twatumye abanyamakuru uranga twatumye abahanuzi twatumye bakambwira urutonde rw'abatumye intise burya nimwe mu banyamakuru batumye sasa nanjye ndimo ntabwo nigeze nganira na sata nizo numwe rimwe no kugwaga ngo shitani akorera mu bantu ukajya wanga abantu kandi ari akambaro nyine yego okay hanyuma ibyo bintu abana barasara barasaze bakabafata ibyuma ari amafoto y'ibyuma ndayafite ari amafoto yabo basaze nababoshye ndayafite ibintu byose bakoraga narabibonaga bakajya bambwira ngo turabizi ko tutazagushobora ariko turashaka nawe kugutesha umutwe abadayimoni bakajya bavuga ngo turashaka kuguteza ubukene tukaguteza abakwanga ku buryo uziyahura nkababwira ni ntago nziyahura nicyo wakisha ukora icya kabiri ubwo mva narwanaga urugamba rwo kuguma aho bankura noneho nkarwana urugamba rwo gukomera aho kugira ngo nkomereke kugira ngo ya magambo y'icyo bashaka kuri njye ntibakibone banteza ubukene jowe barabunteje nukuri barabunteje ku buryo abana banjye bigeze babura isabune ya 200 muri uyu mwaka reka nkubwiye igihe byatangiriye urabona mu mwaka ushize mu kwezi kwa 8 mu kwa 8 niho natangiye kurwana urwo rugamba ariko bigeze muri uyu mwaka nkubwire ko kuri bonane muri uyu mwaka twabuze ibyo kurya ku manywa ndi icyamamare mama Charlene official ukurikirwa n'ibihumbi 30 na bengahe uri kuri chaîne yawe ahandi ufite inshuti mu Rwanda abakunzi banjye 200 ubwo se nimba narabuze ibiceri desa najyaga mbura turuwasa zo gutega moto nkagenda n'amaguru banteza ikintu bita ubukene ariko nakennye nk'umukire none buryo umukire yakennye kina nk'umukire namba umva mba ahantu heza kandi nambara neza na super ishyashya hari ukuntu Imana ngo igukubitira mu gafuka ngo kugira ngo abanyamahanga batabona nyine inkovu batabona uri kubyimba ubyimbirwa nyine nuko byambayeho firigo ndayicomora noneho nari ifite inzu ifite shofu hamwe bacomeka amazi yo mu nzu nyine havuga nti nincomeka se ndakuraho umuriro nkajya noga amazi akonje muri make nabuze amafaranga ntabwo twaburaye ko twaryaga nabi noneho wareba inyama za file wareba viande hashe wareba kajerekane kamata ikivuguto inshyushyu igaziye ya fanta byose biragenda birakama noneho badayimoni nasenga bakavuga ngumva ngo tuzaguteza ubukene kugeza ubwo ucuruje icyo kibuno cyawe arabudayimoni babivuga Yes we okay nahuye n'ibintu bibi ariko mu ijuru hari Imana yera ubwo rero uyu mwaka ukuntu wamereye Imana guhera mu kwa 4 k'uyu mwaka mu kwa 4 k'uyu mwaka nibwo ako gakino karangiye kubukene abana barakira basubira kwiga burya wazaga hariya usize uyavuga ngo nibiganiro byose ubona nakoze kuri mama Charlene byatangiranye n'iyo situation nari ndimo bya biganiro byose nakoraga kumwe nazaga kuyoboka Imana nkajya handi nuko nabaga meze nyina ko ntawe ari kubimenya ukasiga ubaziritse ntabwo nakoreraga mu rugo nakoreraga mu rugo narabazirikaga kugira ngo mbashe gukora
umwe nkamuzirika amaguru n'amaboko, ariko hari undi bitakundaga, byasabaga yuko muzirikira ku gitanda iburyo, amafoto nzayakwereka, n'amaboko akamera nk'ugutya. Nari naravuje nyine byaranze, ngomba nyine kubavuza amasengesho. Yego, rero mu kwa kane, oya, mbere yuko ugera mu kwa kane, iyo wasengaga Imana yera yo mu ijuru, yakubwiraga ko kuguteza ibyo bigeragezo byose gutyo, ni ibihe somo, ni iki yashakaga? Imana yarambwiye ngo abarozi babikoze bagiye ireba, babyohereza irora, kuko uwabikoze yabikoze nagiye Burundi kwigisha, kuko abademoni ni nyine ari ukuntu dusenga twagirana ibihe nijuru, abademoni bakavuga uko baje. Icyo gihe bajya kuza nagiye kwigisha i Burundi. Ubwo rero uwabikoze yabikoze nagiye kwigisha i Burundi, yaraje afata ibyo ashaka byose mu rugo, urabyumva, ibikoresho byose agomba kuturogesha arabijyana. Hanyuma isomo Imana yambwiye iti babaroze ndeba, kandi ari abarozi n'imiti yabo byose ninjye wabiremye. Impamvu nemeye ko biba niyi, nagira ngo uzambwirire abarokore bajya mu bapfumu, uzabambwirire ngo njyewe ubwanjye mfite imbaraga, ndi hejuru y'abapfumu, ndi hejuru y'abarozi. Noneho impamvu bararwaye, abantu batangira kumbwira ngo mama Charlene reka gukabye iby'uburokore, ngwino nkujyana hari umuti. Kugeza ubwo bamwe bemera kumita ikirumva twe tunashonje, aho kugira ngo bangurire umuceri n'ibirayi, ayo ushaka yose ndayaguha, ariko uzi ukuntu shitani azi gutera inkunga. Ayo ushaka yose ndayaguha, ariko umwana umujyana aha, nanjye narahamujyanye. Ibi bintu bya nanjye narabikoze, na runaka yarabikoze, tujye tubicikaho. Ariko nkareba Jowe mama Charlene official njye mu bapfumu, nareba ukuntu abantu bose bashakaho umuti womora unakiza. Abantu bangisha inama bambaza iby'Imana, fata inzira ngewe mama nabwiye Imana inho kugira ngo njye mu bapfumu, ari Rusororo, ari Nyamirambo. Nzi ko hari ababyeyi bashyinguye abana bangana n'abanjye, bazagenda ariko ntago najya mu bapfumu. Abandi bati hari ahantu hari umupasiteri usenga, ariko akanakumira. Uwo mupasiteri usenga asenga Imana muri umuna wiyange, none se nabyo nkumva ko nagasuzuguro. Ntugeyo none ndavuga ubundi ngewe imbaraga zimbamo nzazibwirwa n'iki, ko ari nayo yayo. Ndavuga nanjye ngombe mbasengere, kuko rero iyo umusirikare ari ku rugamba akenera sapoti, Imana impuza n'umumama umwe dufatikanya kugira ngo ibyo bintu birangire. Twasenze ukwezi kose, ukwezi kuva ku ya mbere z'ukwa kane uyu mwaka, tubwira Imana ngo ku ya mbere z'ukwa gatanu niho tuzasoza, ariko ibi bintu amaso yanjye ntiyongere kubibona. Umwana umwe w'umuhungu yaricaraga, hatubungubu mvuye igoma. Ibizo umuntu ukubwira ngo avuye igoma kandi akangutse, indi goma hese ngo mu nama wari uri kumwe nande, narindi kumwe na runaka na runaka. Hanyuma siyo nama niyiki ngo ni roho z'abantu turi gushaka. Akavuga ngo ariko wowe tuzakunywa amaraso tukurya n'inyama. Ariko inyama zawe n'amaraso yawe birarura, ntibirarura n'iby'abana banjye birarura, ntabyo muzabona. Yego, ubwo rero fata amasengesho n'uwo mumama n'undi mukobwa, dusenga ukwezi tujya ahantu hatandukanye. Ukwezi kuko uko kwezi kwari ukwezi kwa nyuma ko kugira ngo banyice cyangwa bicumwe mu bana banjye babone ibitambo by'amaraso. Dusenze ku munsi wa mbere, Imana ya Isiraheli ivuga rimwe ndetse ikavuga kabiri, irambwira ngo kuko mwaje imbere yanjye kandi mukaba mwararwanye neza, ku itariki 5 ndi Uwiteka nzaba narabetse ikimenyetso cy'ibyiza. Kuri 5 barakira yigo ngo kandi mbashubije kwiga. Irambwa ngo kandi ubukene baguterereje uhereye none aha nirukanye ubukene wawe, inzara ndayirukanye, nongeye gushyira amafi muri firigo, nongeye gushyira inyama muri firigo, kandi ngukoreye stock. Numvaga ari inzozi ko nzongera kurya ifi, kongera kugura firi. Mu kwezi kwa kane niko kwarashiranye n'ubukene. Mu kwa gatanu nakoze stock y'ibihumbi 250. Umva stock ya 25
ntabwo iba ari kenyege nibwo natangiye kongera kurya Imana irongera iranyubaka ihita impindurira ibikoresho nari ifite firigo naguze 220 ingahe ahita haza firigo 600 500 na mpita mbona kwiziniyeri nziza indi ndasohora Imana irangaburira ingarukaho ubwo butindi bari banteje Imana irabwirukana ikindi Imana yankoreye cyo sinkivuga nonaha ariko mu kwa 12 niho nzakivuga icyo ni iki icyo kintu uko ushaka ko nyavuga impamvu ngiye nyanze dose guhura n'uri ubwira ati jo atari ikintu Imana yankoreye icyo kintu ni iki kintu sinkikubwe naho wankubita ntabwo nakivuga ariko uzakivuga ni nawe wa mbere nzakibwira okay mama Charlene hari ukuntu umurokore yitwara mu kigeragezo cya mugenzi we cyangwa umuntu mu nshuti yari afite agatungurwa impamvu nkubajije ndagira ngo ugire icyo uvuga ushobora kuba ubizi cyangwa utabizi njyewe hari abantu benshi bakunda kumbaza abakozi b'Imana mu buryo butandukanye natunguwe n'abantu hari abantu nka babiri bambajije ngo ariko amakuru bavuga yuko mama Charlene Imana yamuhanishije gusarayisha abana be babiri urayazi ndavuga nti ntabwo mbizi niba ari igihano cy'Imana ikindi undi arambaza ngo amakuru avuga yuko mama Charlene kugira ngo asabe hari abantu yabwiye ko abana be babiri basaze byo jowe urabizi ngo kugira ngo usabe urumva nyine ubikoresha nk'iturufu yo gusaba ubwo impamvu mbibajije unyemerere impamvu mbibajije ni ukugira ngo abantu bumve hari abantu bashobora kuvuga umuntu bakanaroga abandi benshi kabwira nk'umuntu ikintu urumva kuvuga ngo mama Charlene yambwiye ko umwana yasaze kugira ngo nkunde antere impuhwe zo kumuha kafase yigeze akubwira ngo umuhe ati hoya ntabyo yambwiye ariko nabonye ati n'umuntu wabimbwiye yuko ari imitwa arimo urumva none nkurikije ubu buhamya utanze ni icyo wabwira abantu bashinyagurira abandi mu bigeragezo uko biri kose no gusaba si icyaha ntekereza yuko sinzi ushobora kuba utarumvishe nkabyo ariko nawe utarashimye abantu bose 100% ryuko bavuze ibihano by'Imana niyumve noneho nyine amagambo nkayo ngayo si bose ariko ntabyera wenda icyo navuga ndashaka no kubwira abantu gusaba si icyaha ikibi no gusabiriza nubona umuntu anagusabye uburyo azagusabamo ikintu akeneye ikintu yabona ubuzima bugakomeza ikintu yabona abana bakarya ukabona arabishoboye usibye ko nge byananiye uzabikore ntuzajye kumutaranga ntuzajye kumuganira kuko ndabizi neza ko Imana ibaha ni nayo ibima nk'ubu wenda nko mu myaka yatambutse nkifite amafaranga n'ubuzima iyo nza guhura n'ubukene muri ibyo bihe nari ndimo nta bantu nagaburiye cyangwa harabo nirasaho cyangwa nkavuga amagambo nk'ayuwo yakubwiye nari kuza kugira ipfunwe muri iyi myaka nari nongeye gukena kuko intebe yo gukena cyangwa yo gukira ni intebe zitajya zibura abakiriya yego ibazicaraho ushobora rero kunegura umuntu ngo yagusabye kandi ubizi neza ko nawe hari igihe uzasaba kandi utarabiteganyije kuko nanjye sinarinze ko muri firigo byashiramo naho ibyo kuvuga ngo nabigira iturufu ndabizi neza ko nta muntu nabibwiye wenda nk'umuntu nabibwiraga ni umuntu wicaraga ati ariko mama Charlene warabuze uri kumva ndaguhamagara akanantuka iyo umuntu yantukaga akanambwira nabi naraguhamagaye ngiye kwa muganga urumva kumva ko yagiye kwa muganga ibibazo byo biruta ibyanjye wenda nkavuga intu muntu kugira ngo nduhure umutima we amenye ko ntamwirengagije reka mwereke iyi foto ni dore umwana wanjye ukuntu yabaye nararwaye byagenze gutyo ni muri ubwo buryo naho gusaba bwo buriya nshatse gusaba afite abantu nzi b'imfura hari abantu nzi b'imfura kandi ushobora kubwira ifite iki kibazo bakakinkemurira batagiye kunkatisha kwa Joel kuko nanjye inyatsi ndazizi yego nuko bimeze ntago rero nabigira iturufu kandi bibaye iturufu ndumva navuga ngo nta muntu wakifuza ko abana be basara kugira ngo bibe iturufu ariko nimba wabifata nk'iturufu Imana izakubongeho gake hanyuma uzatera imbere unakira unarye
uwo muntu ego numva umuntu wakumva ko ari iturufu namusabira ngo bizamubeho yumva ko gaturufu kuno ariko wabimbajije ntabwo yabivugaga ari ubivuga yavuga ko yabyumvishe ngo umuntu abimubwira ese buri urumva ubwo umuntu wabyumvise akabikubwira urumva ibyo ari igitaramo ntabwo yabimbwiye ashaka yarambazaga izo ni injajwa z'aba ntabwo ari byo oya nibishaka binabe byose biranamureba ahubwo erega abantu nibishaka binabe byo ntibinamureba ariko jowe ubu none twemere ko ari ibyo ariko ntibikureba hari indirimbo ntuzavuze ngo bavuga kutabyara ngo bavuga yuko utabyara ngo nibyo ariko ntawa bibatumye sibyo nibyo ariko ntawa bibatumye ni muri urwo rwego rero yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ivugabutumwa rero ibyo bigeragezo urarikomeza mu buryo ntabwo nigeze mpagarara nubwo ntakoraga neza ariko naravuze nti none ubwo abademoni barakajwe n'ibi bintu ndi gukora bifite umumaro nkajyana nabazirika ariko nkaza kuri kamera kandi niyo shaka kuzana gusaba ubundi se nari kuza kuri M.Charlene ubu sine ko nabangirira neza no kuyoboka Imana nari kubabona yego ubwo rero byansigiye isomo rikomeye yo kumenya umudayimu imbaraga ndwana nazo no kumenya Imana indwanirira iriyo yego uba bana rero 2022 usize bameze neza yego bameze neza ibibazo bisigaye nk'ibyo abandi bana bose bagira muri rusange kuko dutuye naha ariko afite amashimwe kuko Charlene yakoze ikizami cya leta aranatsinda ahubwo wamugani mwizo ntambara yahuye nazo zo kutiga ahubwo ndibona ni urakoze yaratsinze mama Charlene ntiyigeze yiga ariko yaratsinze icya leta aranimuka yabonye diplome oya ahubwo nuko nyine ari birebire reka nkubwe ibintu byabaye jowe muri ibyo bintu hari igihe cyageze nubwo Charlene ari kuzabyivugira ari no kwandika igitabo hari igihe cyageze ndi gusenga ngo Charlene azakora ikizami nabwiye Imana ntireka nkubwire mbabarira ntari kwiga nibyo ariko mbasi kuko yaragiye kuba sibiye kabiri basi uzambabarire yimuke yigaga mu wa gatatu ubwo umwaka ushize batangira kumuroga yahise asibira ntiyakora icya leta hanyuma barakanira n'ubundi ngo ko bamuhoraga bavuga ko ataziga kamubwira bamurogaga ibyo bintu ntuziga noneho ku kindi gihembwe muri uyu mwaka nyine ndeba ukuntu agiye gusibira kabiri fata amasengesho y'iminsi 7 ndasenga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri uwa gatatu ku munsi wa 4 yasanze mu cyumba kumwe nduhutse mve mu masengesho nicaye mu cyumba ndi kuruhuka aza afite inkweto ebyiri n'icyuma inkweto ze yambaraga n'icyuma ngo mango do yaziciye yagize uburebe uri mu yirindwi ariko aka kantu kumve neza nawe nkurikiye ukumve karagufasha uri mu yirindwi umunsi wa 4 hazanye inkweto yigana zaguhenze zaguzwe 27 arazica mu dupande uri mu yirindwi ariko uri gusengera umuntu bagiye gukora ibizami icya leta maze araza ngo dore ma ngo akira ndazifata ku munsi wa 7 aka kantu gafasha abarokore uva mu masengesho bikamera kwa kundi ku munsi wo gusoza akurura ivarisi ye ansanga hahandi nicaye afungura ivarisi afunguye asanga icyitwa ikaye yose n'ibitabo yabiciye n'ubu turabifite ntabwo nabijugunya birahari ivarisi iruzuye ibyo bintu yaciye na za nkweto birahari narabibitse rimwe nuza mu rugo uzambwira ubyerekane aho nahise ndwara iserere ku munsi wo gusoza n'amakaye arayaca ahita amanika ikarita ngo uzayijyane ku ishuri sinzasubirayo nyine yabaye ukuntu ndabireba mbwira Yesu nti Yesu ibi ni ibiki ibintu Yesu yambwiye sindi bubikubwire ariko mu bintu nzi yambwiye yarambwiye ngo ngewe ntabwo abanjye batsinda kuko bizi urarakaye urababaye urabona yatsinzwe nge narakubwiye ngo Charlene azatsinda kandi yimuke
yabimbwira ukuntu ntiyigeze asubiramo abandi bararara biga we bararara bamukorera ibintu abarozi bakoreye ibintu Charlene ariko mu ijuru hari Imana ku munsi rero avuga ngo wo kujya mu nama wo kujya kumenya aho azakorera na nimero azaba yicayeho Charlene aragenda ari yakize hanyuma aje arambwira ati mama ati ahantu nzakorera ikizami ku ntebe nzaba nicayeho nagiye kubona mbona papa Imana yita papa nagiye kubona mbona papa aha hambuye uruyoka runini ngo ngiye kubona ngo na papa yateye intebe hejuru yaho tuzakorera arahicaye ngo maze papa arambwira ngo Charlene ngo nzava hano urangije ikizami Charlene arabimbwira nari ifite amatsiko y'ikizami jowe nari ifite amatsiko y'ukuntu biri bugende umunsi wa mbere aragenda umunsi wa kabiri aragenda umuntu wese akamamagara Charlene yagiye inti yagiye umunsi wa gatatu Charlene yagiye inti yagiye iyo n'umugoroba wageraga batampamagaye naravugaga inti nguhaye icyubahiro ku wundi munsi nabona batampamagaye inti Yesu we nongeye kuzamura ikindi ku munsi wo kugipfundikira ageze ku gisubizo cya nyuma atangira guhera umwuka kuko umuntu umuroga yambwiye ngo Charlene ntago uziga kuko ufite ubwenge bwinshi kuko ni wiga uzakiza mama wawe n'umuryango wawe ndashimira Imana ya Isiraheli ndashimira Imana ya Isiraheli ndashimira Imana ya Isiraheli iri hejuru y'abarozi n'abakonikoni ku munsi wo gusoza urabizi ikizami cya leta wibeshye ugakora ntukore n'akantu na kamwe kirahagarara cyose umunsi wo gusoza akantu kanyuma atangira ngo kubura umwuka abura umwuka ubundi iyo bamubuzaga kwiga niko yameraga barangije baramusohora ngo hanze bamuha n'amazi icyanyuma aragikora sigara ufite amatsiko yo kumenya ngo Charlene yatsinze Charlene yahise atsinda ari mukajya mu wa 4 byarandenze ukuntu umuntu abaho niyiga Charlene yajyaga abona amanota menshi kuko ari umuhanga yari asigaye abona 2 ku 10 ku ijana abiri ku ijana nabonye Imana Charlene yaratsinze aranimuka ibyo biba imbaraga z'Imana rero nge nibitseho Imana nta bindi ubwo se yigiraga mu kiyama kayera yaciye ariko nyumvi ubwo urimo urabimbaza yaragendaga akajya kuri mashini akambwira ati mama ati yongeye kuri mashini ubwenge buragenda nkayoberwa ukuntu mbaye kuko uwo muntu umuroga yamusanze ku ishuri akinjira muri lisede Kigali mu Rugunga arambwira ngo Charlene ngo ubu rero ngo uvuye ku isimbi Butare kuko we baravugana gutya ntumubona ariko akamubona aza mu myuka niko Charlene uvuye Butare kwiga uje muri lise ngo uje kwiga ntuzanyigana ngiye kuzingazinga ko kaboko kawe ibyo biganza ndebe uko ufata ikaramu nuko abarimo barabibonye ifoto ndayifite bahise bamugira gutya uko ukuboko komera gutya se bafata ikaramu abanyeshuri bigana ngo bararambura biranga abarimo bararambura biranga ataha ameze gutya ifoto ubu ndayifite ameze gutya kuko akantu kose ndagafotora araza ati mama runaka yambwiye ngo ntago nziga ngo reka mpine intoki none doniriwe gutya nananiwe kwiga hanyuma nahise twararambuye biranga turarambura biranga twasenze amasengesho amara iminsi 2 ari muri koma turongera kugaruka ariko hagarukiye gahita karambuka n'ibintu nk'ibyo n'ibindi byinshi ntavuga ariko nzavuga bakunze biyobokamana TV mama Charlene official ndetse na Komera TV murumva ko 2022 wari umwaka utoroshye kuri mama Charlene ariko awurangije afite amashimwe turimo wenda tuza kusingira n'umusozo w'iki kiganiro ndabona ntabwo cyarangira kirimo ibintu byinshi ariko no kugisubika wenda umuntu uri bakita party 1 nirihe somo rero 2022 rikuye gusigira abantu bibakwitegura kwinjira muri 2023 Okay numva isomo umuntu akwiye gukura mu mwaka rya mbere nuko wawitwayemo ego uko wawitwayemo burya ni nabyo biguha isomo y'icyo ugomba gukuramo nimba uyu mwaka hari ibintu bitagenze neza bikagukururira kaga ndumva nakubwira ngo muri uriya mwaka uzagire gute uzabikosore
kandi uyu mwaka twabaye mu ngaruka twabaye mu ngaruka za covid niko navuga twabaye mu ngaruka za covid cyane kuko ni umwaka twabaye nkaho turimo gusezerera agapfukamunwa no kugira gute tumera nk'abinjiye mu buzima bwo gusubira hanze bushyashya twabonye ukuntu Imana itunga abantu mu mbaraga zayo ntabwo twigeze tubona imirambo y'abishwe n'inzara ntabwo twigeze tubona imirambo abantu basohowe hanze by'umwihariko byabaye no mu yindi myaka ni umwaka ugomba no kumenya ko hari imbaraga z'Imana itungisha abantu bayo babona bavuzaga induru ibintu byahenze covid bangabanyije mu bakozi na n'ubu baracyavuza induru ariko nzi ko mutapfuye ntago bapfuye ntago muba mu ishyamba muba mu mazu ayo gukodesha kuyabona byarabagoye ariko ubuzima bwarakomeje mba numva rero nakubwira ngo mujye munyemerera tubeho mu buzima bwo kugabanya urusaku n'induru ku Mana no ku mwami no ku mwami Imana yego kubera yuko twabonye ukuntu umuntu abaho atakoze tubona ukuntu umuntu akomeza kubaho kandi baramugabanyije mu bakozi ikindi nge numva uyu mwaka ibintu nawubonyemo watwigisha kwiyoroshya no kwicisha bugufi uyu mwaka hari abantu bagiye batari babiteganyije hari abantu bapfuye bari bafite imishinga hari abantu basize abana babo abandi basiga ababyeyi hari abantu basize abafiyanse hari abantu bagiye batangije imishinga nge numva nakubwira uri we wese ushaka uburi icyamamare ushake utambuka abantu wese bagahinda umushyitsi ushaka ubutigisa isi cyangwa akaritse cyangwa umudugudu wawe ndumva nakubwira ngo iyoroshye icyubahiro ni icy'Imana uzakora urutonde rw'abapfuye bikamenyekana n'abandi batamenyekanye umenye ko bapfanye imishinga bari bakomeye nkawe bigutere kuvuga ngo ngewe mpfuye najyahe yego indi nkuru nabonye ikoreshwa cyane uyu mwaka ni inkuru ivuga ngo ruhukira mu mahoro ariko abo bantu twagiye tubwira ngo nibaruhukire mu mahoro ugasanga bamwe bateye abakobwa inda bari barabyaye abana batazwi bakanabahisha yego ugasanga umuntu yari afite abagore babiri bitazwi iyo mwirwa mubwira abantu usibye ko ari akantu dukoresha kugira ngo duhumurize imiryango yacu iyo wirirwa ubwira umuntu ngo naruhukire mu mahoro umuntu ngenda bikubwira wowe ugihumeka nta muntu ushobora kuruhukira mu mahoro atigeze ashaka akiriho nta muntu uzaruhukira mu mahoro atashatse akiriho ahubwo nimuze tuba abantu beza dufasha abantu tubabe hafi umuntu nutanamukomeza ntukamukomeretse nubona udafite imbaraga zo gukomeza umuntu ntukanamukomeretse kuko ubuzima n'inguriza nzakwishyura hari igihe nzase uri kurira uzangurize hari n'igihe nanjye nzarira uri guseka yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane reka tubashimire cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro kirimo amasomo menshi yo gusohokana mu mwaka no kwinjira mu wundi mama Charlene reka tugushimire kuba waduhaye umwanya ukatuganiriza Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora iguhereza umugisha cyane kandi nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro wakoze cyane kutuganiriza murakoze namwe ndabashimiye yego